Ndabasuhuje kandi cyane. Ese guha umwana telefone ni ukumwangiza koko nk'uko bivugwa? Hari umubyeyi wigeze kumbwira ati umwana wanjye namuguriye telefone nyimuhangamije ko yamufasha mu masomo ye ya buri munsi. Ariko nyamara byaje guhinduka akaga, naritegereje nsanga aho kugira ngo telefone ayitegeke ahubwo niyo isigaye imutegeka uyu munsi. Hari n'undi uvuga ati ubu isi yarahindutse cyane, umwana utazi gukoresha telefone neza aba yasigaye inyuma y'abandi bantu. None se ukuri ni ukuye kuri iyi ngingo? Telefone ni igikoresho cyiza cy'ubwenge? Cyangwa n'umwanzi ucecekeye mu burere bw'abana bacu uyu munsi, tukaba twicaye kiri mwabo ngo turi kurera neza twagiye bagabo? Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ikomeye cyane. Ese guha umwana telefone byaba ari ukumwangiza koko, cyangwa ni uburyo bwiza bwo kumusirimura akaba yajyana n'icyerekezo kigezweho? Komeza ukurikirane ikiganiro kuko ushobora no gusangamo igisubizo cyahindura uburyo usanzwe ureramo umwana wawe. Iyi ni Isaac Inspire TV. Niba utarakora subscribe kuri uyu muyoboro wibuke kuyikora. Dukomeze ikiganiro kugera ku musozo wacyo. Uyu munsi turifashisha umwanditsi witwa Jonathan Haidt mu gitabo cye The Anxious Generation. Avuga ko guhera igihe smartphone zatangiye kwinjira cyane mu buzima bw'abana, nibwo hagaragaye izamuka rikabije ry'ibibazo byo mu mutwe birimo kwiheba ndetse n'agahinda gakabije. Avuga ko ikibazo atari telefone ubwayo gusa, ahubwo ari igihe kinini abana bamara kuri screen badakina, batavugana n'abandi mbona nkubone. Ibi kandi bigatuma ubwonko bwabo budakura neza, cyane cyane mu bijyanire n'imibanire. Impamvu ababyeyi baha abana telefone zo ni nyinshi kandi ziranatandukanye cyane. Reka duhere wenda kuri guhari. Ababyeyi benshi ntabwo baha abana telefone mu buryo bwo kubangiza babigamije cyangwa se babishaka, ahubwo akenshi baba bafite impamvu zifatika. Kubafasha wenda kwiga gushakisha ku mbuga zitandukanye nka Google, YouTube ndetse n'izindi. Hari application z'amasomo ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Izi mbuga ndetse n'izi application muri rusange zibitse ubumenyi butandukanye cyane, kandi ubumenyi burya burakenewe mu kwiga birumvikana. Hari abazibaha bagamije yuko babasha kuvugana yenda mu gihe batari kumwe nabo hafi yabo. Ikindi ni ukubahuza n'isi igezweho ya none, isi y'ikoranabuhanga, technology. Hari n'ikindi cyo kubacecekesha. Umubyeyi agahereza umwana telefone agamije wenda kuba hari ibyo ashyira kuri gahunda. Ibi byose ni byiza, ariko ikibazo ntabwo ari telefone ubwayo, ahubwo ikibazo ni uburyo ikoreshwa muri rusange. Hari ibyago bishobora guterwa na telefone wenda umuntu atarabizi iramutse ikoreshejwe nabi. Reka tuvuge ibintu abantu benshi birengagiza kuvuga. Hari ukwibasirwa n'imbuga nkoranyambaga, kuko umwana ashobora kubona ibintu bidakwiye umubyeyi wenda atanabitekerezaga ko umwana yabireba, nka filime z'intambara zirimo ubwicanyi no gukomeretsa bikabije cyane. Filime z'urukozasoni ntabwo ari nziza. Hari ukwigana imyitwarire mibi yabonye. Ibi bintu byose byangiza ubwonko bw'umwana, kuko bibasha kubirusha uburemere, kenshi bikajya wenda bigaruka mu nzozi ze, akajya arayikanga kenshi, bikanamutera kuba wahangayitse nta n'impamvu. Kumara amasaha menshi kuri TikTok, kuri YouTube ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga, ibi byose ntabwo ari ukubaka umwana, ahubwo ni ukumusenya mu buryo wenda tutanamenya twebwe nk'ababyeyi. Hari ukugabanuka k'ubushobozi bwo gutekereza. Iyo umwana amenyereye ibintu byihuta cyane nka video ubusanzwe irihuta. Gusikorolinga ni kwa kundi umwana anyereza urutoki muri screen ya telefone akabona ibintu bitandukanye byisukiranya ako kanya. Ubibonye abona ari ikintu cyiza ndetse kigezweho, ariko umva ingaruka zikurikira iki kintu. Uyu mwana uba muri bene ibi bintu akabimaramo igihe, azakura yumva yuko ibintu byose bigomba kwihuta. Ibi bituma atihanganira ibintu ubusanzwe bisaba kwihangana,
nko gusaba serivisi wenda mu bigo runaka, kwiga amasomo wenda musaba kwitonda no gutekereza cyane. Aya masomo azayanga niba ari amasomo musaba gutekereza cyane, kubera yuko yamenyereye ibintu byihuta cyane nk'umurabyo. Najya gusaba serivisi wenda imusaba gutegereza, ashobora kuzava aho hantu wenda avuze nabi, kubera yuko yamenyereye ibintu byose byihuta kurusha injangwe. Abashaka byose ko byihuta nka video. Ikindi ni ukubura ibitotsi. Abana benshi bamara umwanya munini muri telefone, byaba na ngombwa bakaziryamana. Hari aho usanga umubyeyi yapfunze umwana smartphone ayisinziranye, agatekereza yuko ari igikinisho wenda ari gukina nacyo kibasha kumusinziriza. Ubusanzwe bene aba bana basinzira nabi, bakabyuka bananiwe cyane, babyuka bafite amavunane ku maso, bigatuma batsindwa mu ishuri akenshi kuko abandi biga basinzira. Wibuke ubwenge burya n'ibyo umuntu yize agakomeza no kubyibuka, akaba yanabikoresha mu buzima busanzwe. Ibyo umuntu yasigaranye ubundi nibwo bwenge. Niba abandi bana yenda biga uwawe asinzira, urabyumva ko azabaho nta kintu yibuka yize, kuko ubusanzwe mwarimu yigishije arimo atura ibishyito. Ikindi ni uko telefone ibasha gutandukanya abana n'ababyeyi. Telefone ishobora gusimbura ibiganiro by'umuryango, uretse wenda yuko isi igenda ikurura yishyira muri iki gihe, ariko ubusanzwe urugwiro hagati y'abana n'ababyeyi burya ni ngombwa cyane mu buzima bw'umuryango. Mbere yo kuryama, guhurira ku meza abantu bakagirana ibiganiro uko umunsi wagenze, byaba umugisha bagashima Imana ndetse bakayiragiza ngo ibeze muri iryo joro. Uru rugwiro rufite umwanya ntasimburwa, kabone n'ubwo wenda imiryango myinshi yabuze umwanya, ariko iki kintu ni ingenzi cyane iyo gikunze. Abana gukina n'abandi bana nabyo ni ingenzi cyane mu buzima bwabo. Aho guhoza umwana muri screen ya telefone, ukwiye kumurika agakina n'abandi bana, bagatoba ibyondo bitewe n'imyaka yabo, bakubaka amazu yenda yashaka gasenyuka, bareke bakora indege wenda nizishaka ntizibatware, bavuduka inyuma y'ibicugutu, gusa barinde wenda kujya ahantu habateza ibyago nko mu muhanda mugari unyuramo ibinyabiziga. Ariko gukina kw'abana ni ingenzi cyane, ntukabyange. Bene ibi bintu, iyi mikino mvuze, ituma ubwonko bw'umwana bukura neza, kurenza kwicara imbere ya televiziyo umwanya wose, cyangwa guhora byonda muri telefone areba ibiza byisukiranya atanazi. Umwana ntabwo arerwa na telefone ubusanzwe. Telefone ntabwo irera umwana. Dore ikibazo gikomereye ahangaha rero, ni ahangaha. Telefone ishobora kwiba ubwana bw'umwana wenda utari ubizi nk'umubyeyi, wakekaga yuko ari ibintu bisanzwe, nyamara ugasanga atari ibisanzwe. None reka twibaze, ese koko telefone ni mbi? Oya, reka tuvugishe ukuri, telefone ntabwo ari mbi ku giti cyayo. Telefone nka telefone ubusanzwe ntabwo ari ikibazo, ahubwo burya telefone ihinduka ikibazo bitewe n'uburyo yakoreshejwe, ikaba yabasha no kwangiza. Ubundi telefone ishobora kuba nk'icyuma cyubaka, ndetse hanyuma kikaba cyanasenya bitewe n'impamvu cyangwa se bitewe n'uko cyakoreshejwe. Iyo telefone ikoreshejwe neza, telefone ishobora gufasha umwana kwiga neza kurushaho, ikaba yamufasha kwigisha, wenda kumwigisha skills z'igihe kizaza, digital skills, kumufasha wenda gushaka amakuru vuba na bwangu, birashoboka cyane. Ubundi ikibazo nyamukuru ntabwo ari ukuyimuha, ahubwo ni ukuyimuha nta mabwiriza yiherekeje. Rwose nk'umubyeyi ihangana ibintu ujye ubiha umwanya. Hari amakosa rero ababyeyi bakora, kubera yuko ababyeyi benshi bakora amakosa wenda akomeye rimwe na rimwe batayazi, ariko ihangano yumve. Hari ubwo umwana telefone akiri muto cyane, umwana utazi gutandukanya icyiza n'ikibi, iyo umuhaye telefone uba umushyize mu kaga gateje inkeke. Hari ukumumushyiriraho amategeko, ugasanga nta masaha agomba kuyikoresha, ntabyo agomba kureba wateguye, gusa uramuha telefone ifite interinete, kandi abenshi baba bahanganye burya n'ibitente iyo bayinjiyemo. Umwana wakuze areba ibitente, hari ubwo nawe akura asa n'ushaka kwitwara nk'itente. Tekereza umwana wawe yitwaye nk'itente. Si ikibazo,
kutagenzura ibyo akorera kuri telefone neza mu gihe uri umubyeyi, kuvuga ngo ndabyizeye neza ibyo ari gukora. Wihangane umenye ko ibi bintu bidahagije muri iki gihe. Iminsi ikomeza kutaba myiza, bibaye byiza wajya ugenzura. Gukoresha telefone nk'ibihembo cyangwa igihano nabyo hari ababyeyi bajya babikoresha. Ukabwira umwana ati nukora ibi ngibi ukabikora vuba, ndaguhemba kukwereka telefone cyangwa ndagutiza telefone. Ibi ku mwana bituma telefone yiha agaciro karenze cyane, kandi nyamara hari byinshi birenze telefone ku mwana. Mu gihe umwana yakoze neza, umva ikintu cya mbere ushobora kumuhemba kandi kikamubera icy'agaciro cyane. Igihe cyawe, quality time, ukamuha igihe cyawe ukakimugenera. Iki nicyo gihembo ubundi gikomeye kurusha ibindi byose. Guha umwana umwanya mukaganira, mugasohokana, wenda mugakina, ibi bintu biramwubaka mu mutwe ndetse no mu mutima kurenza ibindi bintu byose wamurataho. Ikindi ushobora guhemba umwana kuruta kumuhemba telefone, hari ibitabo bituma atekereza, akaba yagira ubumenyi kandi agakura mu bwenge. Ushobora guhitamo inkuru zimufasha kumenya indangagaciro. Ibi byose biboneka mu bitabo bitandukanye. Ibikinisho byigisha wakwita educational toys, nk'ibyigisha wenda kubara, gutekereza cyangwa gukora ibintu by'amoko, bituma yiga nishimye. Hari ukumushimira imbere y'abandi, nko kumubwira ati ndakwishimiye cyane kubera yuko uri umuhanga kandi wakoze neza. Imbere y'abavandimwe cyangwa imbere y'inshuti, ibi ngibi bikoreye umwana bimuzamurira confidence muri we, akumva ari uw'agaciro cyane. Bituma rero yumva neza kandi akagira icyizere cyuzuye. Ikindi ni uko ushobora kumujyana ahantu hashya mu buzima bwe, nko kumujyana gusura parike, ni urugero, inzu ndangamurage cyangwa ahandi hantu wenda ho kwidagadura. Ibi bituma agira ubumenyi bushya agenda yunguka. Hari uburyo bwiza bwo kumuha telefone. Telefone nk'igikoresho cyamaze kwinjira mu miryango itandukanye, ntago wayikumira. Umwana ntago wayimukumiraho ubuzima bwose cyangwa ibihe byose. Niyo mpamvu ukwiye kwiga kumenya uburyo ubasha kuyimuha akayikoresha neza mu buryo butangiza. Niba ushaka guha umwana telefone, dore uburyo bwiza wabikoramo. Banza umwigishe kuyikoresha, umushyiriraho amategeko asobanutse neza, amasaha yo kuyikoresha ntayahe, ibyo wemerewe kureba, wenda akagira ibintu yemerewe kureba ariko nta kuvangavanga. Iyo wabikoze gutya, uba uri mu nzira nziza yo kumuyobora gukoresha telefone. Ukwiye gukoresha ubugenzuzi bwa kibyeyi, ariko nanone ntumere nk'umugenza cyane ku buryo wenda yagira ngo uri kumugenzura mu buryo budasanzwe. Kuko iyo abonye asa wenda nk'umugenza, we ahita agira amatsiko yo gushaka kureba wenda ibyo utinya yuko we yareba. Akavuga ati ariko kwa ngenza cyane, yatuma ninjya kwinjira hano ni ibiki ubundi ampisha. Iyo rero umugeneye ibyo areba ku rwego rwe, ukabikorana urukundo rwa kibyeyi, anyurwa n'ibyo, kandi ibyo ngibyo bikamubera byiza. Jya uganira nawe kenshi, umenye icyo atekereza nuko yiyumva. Wowe ubwawe ukwiye kumubera urugero. Nawe ntawe ukwiye kuba imbata ya telefone, kuko niba uri imbata ya telefone, aba yumva iteka nawe ufite ibidasanzwe uri gushakishamo cyangwa uhora ureba. Nawe ukwiye kugira igihe cyo kuba muri telefone, ukagira n'igihe cyo kunoza ibindi. Ibi bituma telefone iba igikoresho cyiza aho guhinduka ikibazo ku mwana. Reka rero dusatire umusozo. None se ubundi reka dusubize ikibazo. Dusanze se guha umwana telefone ubundi ni ukumwangiza koko? Yewe igisubizo navuga ngo ni oya, kuko nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza ni oya. Ntabwo guha umwana telefone ari ukumwangiza, ariko kumureka akayikoresha uko ashaka kose niho kwangirika bitangirira. Umwana ntabwo yangizwa na telefone ubwayo, ahubwo yangizwa no kuyikoresha nabi, nta buyobozi yahawe neza. Birashoboka yuko iyi video wayikunze cyangwa se yagufashije, ukande like, kandi ujye mu mwanya w'ibitekerezo wandike igitekerezo cyawe, utubwire wowe ubona telefone ku mwana ni nziza cyangwa ni mbi.
wibuke gukora subscribe rero kuri uyu muyoboro Isaac Inspire TV kugira ngo ujye ugerwaho n'ibindi biganiro by'uburezi bitandukanye. Ikiganiro nk'ibi nakagaruka, tugushimira yuko dukunda kandi dukurikira. Wakoze cyane naho ubutaha.